Mwaramutse, igitondo cyiza, ndabashuje mwese, Yesu ashimwe aho muri hose. Turacyari kuri za nyigisho zacu, inyigisho zivuga ku minsi 7 itegetse icyumweru. Rero ijambo turimo riri muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10, ryo tuzakomeza gukoreramo, gusengeramo. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa gatandatu. Umunsi wa gatandatu, aho abafaransa bawita samedi, akaba ari umubumbe wa Saturne. Twahoze tuvuga imyuka itegetse umunsi, imyuka itegetse umunsi amasaha 24. Ubu rero turashaka kuvuga nyine ku wa gatandatu. Wa gatandatu ni umubumbe wa Saturne. Hanyuma rero utugiraho ingaruka imyuka iyoboye uwo munsi wo ku wa gatandatu. Ni umunsi abarozi bakoreraho ibirori, abantu nijoro bakarota nabi, abagore b'ijoro, abagabo b'ijoro bakarota bakora ubukwe, abajeni cyangwa n'abandi bantu, umuntu akarota akora ubukwe kandi wenda yaranabukoze, ariko akarota akora ubukwe n'undi muntu atazi. Ibyo ni ibintu biterwa n'abarozi, uyobowe n'uwo mwuka. Umwuka abantu batambaho abantu, ni umwuka wo ku wa gatandatu. Ni umunsi mubi cyane, aho abantu batambaho abantu ibitambo. Ni umwuka w'urupfu, ni umwuka w'ubumaji, abantu bakora ubumaji. Yesu ashimwe cyane. Ubwo ibyo ngibyo ni ibintu twese dusangiye. Iyo bigeze mu nzu y'Imana uteza abantu ubwibone, abantu bakaba abasitari, ugasohora abantu mu itora, abantu bakaba abasitari, umuntu akumva ntabwo akorwaho, akaba intagondwa. Nubwo wamugira inama atoya rwose ntabwo bishoboka. Yewe namaze kumenyekana, sinzi impamvu mungira inama. Yewe mfite isoko. Ugateza abakobwa cyangwa abahungu kudashaka abantu bakijijwe, bahuje imyemerere. Oya, akavuga yewe rwose nzashaka umuntu tudahuje imyemerere, apfa kuba nkunda, bagashaka abantu badakijijwe. Uteza abantu kwambara nabi, abantu bakaza mu rusengero bambaye ubusa, bambaye ubusa rwose, abantu bakambara nabi. kandi biravuga ngo twebwe umubiri wacu ni urusengero rw'Imana. Abantu bagapfumura amatwi bagapfumura amazuru, agapfumura amatwi. Rero ibyo bintu byose umuntu ugasanga ngo amatwi yose yararangiye, agapfumura amatwi yose, agapfumura amazuru, agapfumura ururimi. Ibyo byose icyo uyu mwuka ukora, uteza abantu kurangara, uteza abantu kutagirwa inama, bakumva ari intagondwa, bakumva bakomeye, bakumva wanamubwira uti ariko se mwene data, nibyo koko ufite impano, ariko se wagerageje ukageramo no guca bugufi ukumvira, ati reka yewe rwose ntabwo ibyo ntabwo mbikanzwa. Rero bakundwa mu mwami, umuntu wese unyumva, icyo uyu mwuka nicyo ukora, utumariye abantu. Abakobwa basigaye barongorwa n'abantu badakijijwe, abahungu ni uko, ahantu tudahuje kwizera n'imbaraga. Uyu mwuka nicyo ukora, ni imyuka y'abarozi iteza abantu ibibazo, tamba abantu, iteza abantu urupfu, iteza abantu kurota nabi. Rero icyo uyu mwuka amasaha 24 nicyo uyoboramo. Rero ndagira ngo jye nawe, wowe unyumva, wowe uri bugire amahirwe yo kumva iyi audio, dufatanye uyu munsi twirirwe tumenagura icyo cyuka. Haleluya. Ni umwuka uteza abantu guhora bahanganye no kumva bashaka kumenyekana cyane, kandi bamara kumenyekana bagasohoka, izo mbaraga zikabasohora, zikavuga ziti ahangaha rwose ntago ukiri mu rwego rwaho. Izo mbaraga rero dukomeze tubisengere, tumenagure iyo myuka, tumenagure imbaraga tubuza umutekano mu buzima bwacu.
tumenagure, dusenye, turimbure. Rero Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero dusenge nk'uko n'ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 10:10, ngo umujura nta kindi kintu kimuzana keretse kwiba, kwica no kurimbura, ngo ariko we yaje kugira ngo tugire ubugingo ndetse bwinshi. Rero tumenagure izo mbaraga, turimbure uwo mwuka uza kwiba abantu, uwo mwuka uza kwica, umwuka w'urupfu, umwuka wo kuwa gatandatu. Reka dusenge. Turagushimiye Imana nziza, turagushimiye muri iki gitondo, turamenagura imbaraga zose z'umwijima, turamenagura imyuka y'abarozi, turamenagura imbaraga z'abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro, turamenagura imyuka itamba abantu, umwuka w'urupfu, turamenagura imyuka y'ubumaji mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana nziza, iyi myuka iteza abantu kuba abasitari mu nzu y'Imana, barangiza ntibagirwe inama, ntibakorweho, ubwo bwibone bukomeye turaburimbura mu buzima bwacu n'abacu. Amenagura izo mbaraga, turazirimburisha umwuka w'Imana, turazirimburisha amaraso Yesu Kristo. Mana nziza, iki gitondo turakiguhaye. Uyu munsi wo kwa gatandatu tuwambaye Satani, turawuguhaye, turawukugomoreye. Mana nziza, imbaraga iteza abantu gushaka nabi, iteza abantu gushaka abantu badahuje imyumvire cyangwa imikorere, kugira ngo zibone uko zisenya amago, uyu mwuka turawusenya. Urakoze Mwami, uduhe kuba abana bawe by'ukuri, tugendere mu kwera kwawe, tugendere mu cyubahiro cyawe, tuba abantu baguhisha icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, mugire umunsi mwiza.